rimwe na rimwe hari igihe dukundana n'abantu batari abanyabo cyangwa se dukundana n'abantu batari bakwiriye. Ntabwo iteka biba byoroshye kugira ngo tubashe kubyemera, gusa ariko kuri kwa nyako. Niyo ibyo bibaye, hari igihe rimwe na rimwe twirengagiza ibyo bintu, ugasanga rimwe na rimwe turi kwirengagiza n'ibyo bimenyetso cyangwa se n'ibyo bimenyetso tugenda tubona nk'aho ibyo bintu bitari ibyanyabyo. Ubu rero muri video yacu tugiye kuba twarebera hamwe ibimenyetso bigera mu 8 bizakwereka ko umuntu muri gukundana ntabwo akwiriye, ni wrong person, ni umuntu udakwiriye, ntabwo ari we, wamwibeshyeho. Angije umwanya wawe, reka tubyinjiremo byose kugira ngo ubashe kubisobanukirwa. Ikimenyetso cya mbere kizakubwira ko uri gukundana n'umuntu utari uwa nyawe, uwo muntu ntabwo uzigera wumva utekanye mu munsi cyangwa se igihe uri kumwe n'uwo muntu. Ibi kimenyetso rero uzajya wumva usa nkaho umeze nkaho watawe mu gatego runaka, umeze nkaho uboshye cyangwa se uziritse mu gihe uri kumwe n'uwo muntu. Ni hahandi uzaba bikugora kugira ngo ubashe kuba warekura amarangamutima yawe n'ibyiyumvo byawe n'ibitekerezo byawe mu gihe uri kumwe n'uwo muntu. Ibyo ni cya gihe bizagusaba ko hari bimwe mu bintu byo mu buzima bwawe ubasha guhisha kugira ngo ubashe kunezeza uwo muntu muri kumwe. Ibi rero bizakubera kimwe mu kimenyetso kizakubwira ko uri kumwe n'umuntu udakwiriye, kuko iteka iyo uri kumwe n'umuntu ukwiriye ntabwo bigusaba kugira ngo wihindure, ahubwo komeza kuba wowe ubwawe. Nta kintu kigusabye cyo kwihindura, kubera kuba wumva utuje ufite n'amahoro, ko bamubwira ibyo ufite ndetse nta kibazo kibirimo. Ariko uri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe biba ngombwa kubasha kwihindura kugira ngo umunezeze. Iyo uri kumwe n'umuntu wa nyawe ni hahandi utangira gutanga ibitekerezo nawe ubwawe ukaba uwa nyawe, ndetse udafite ubwoba yuko uri bwangwe, udafite ubwoba ko uri buze gucirwaho urubanza cyangwa se ribuze kuba yakujaginga. Wowe ukabirekura ubwawe n'ibitekerezo byawe bibasha kukwereka ko uri kumwe n'umuntu wa nyawe nyine. Ariko iyo uri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe, uba umeze nk'umuntu usa nkaho uri kugendera mu magi, ugenda uvuga ngo udatoneka umuntu, umeze nkaho buri munsi uri gutinya kurekura ibiri mu bwonko bwawe n'ibitekerezo byawe. Ibyo bizagusaba kugira ngo muri make ubashe kuba wahisha wowe wa nyawe kugira ngo ubashe kuba wabona amahoro no gutanga amahoro muri urwo rukundo urimo. Rero kumva usa nkaho umeze nk'uri mu gatego cyangwa se waguye mu gaco, ukumva nta mahoro ufite aho hantu, ntibizakwereka ko uri mu rukundo rutari urwanya rwo cyangwa se urukundo udakwiriye kuba waburimo. Rero mu gihe wisanze gutya ukabona biracyameze gutya, nicyo gihe kugira ngo ubanze ufate imyanzuro mu bwizanye ukuri, umubwire ko niba nta kintu kiri gushoboka. Mbere na mbere ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko iteka ibi ni ibimenyetso ugomba kwitondera kandi ukabifatiraho umwanzuro ukwiriye, kubera ko ntabwo aba ari umuntu ukwiriye koko. Iyo ubyirengagije birangira bikuzana umubabaro n'agahinda, kandi ni iby'ingenzi kugira ngo ugire umunezero muri ubu buzima. Burya ubuzima bugufi tugira. Mbere na mbere rero nubigandiriza uwo muntu muri kumwe, akabasha kukumva, akaba yumva ko yanakubaha iyo mipaka umushyiriyeho, ndetse akumva ko ukeneye ubwisanzure no kwisanzura bwawe, azabyubaha kandi azabiguha, kuko nibyo bintu by'ingenzi. Kandi kubwizanya ukuri no kuba ubwawe wumva utuje ni bimwe mu bintu biba bikenewe kugira ngo ubwawe wubakane umubano ukwiriye, ndetse rimwe na rimwe n'ubuzima bwawe bugende neza. Iyo uri kubona rero mu buzima bwanyu bisa nk'aho atari kugira bimwe mu bintu bigenda neza, biba byiza kuba hari ibintu mufashe umwanzuro, mukaba mwabiganira, mukaba mwanabihagarika kugira ngo ubashe kuba watuza. Ukwiranye no kubana n'umuntu ugukunda, akakwakira uko uri n'uko umeze, aho utabashe kwihindura. Uwo niwe muntu mukwiye kubana, atagucira urubanza cyangwa se ngo akujaginge mu bundi buryo nta n'ayandi makondisiyo yandi. Ntuzigere usa nkaho ugira ibyo ugabanya cyangwa se wongera kuri ibyo ngibyo. Ikimenyetso kindi gikurikiro cya kabiri, mu gihe utari ingenzi mu buzima bwabo, utari ikintu kibanze mu buzima bwabo, icyo ni ikindi kimenyetso kizakubwira ngo uri gukundana n'umuntu utari uwa nyawe. Ntabwo buri priority, ntabwo ukiri ikintu kibanze. Nabanze urebe iki kintu. Umaze igihe wenda urugero ukundana n'umuntu, ariko umuntu muri gukundana mumaranye iminsi, ariko uri gushaka kugira ngo muzabashe kuba mwamenya n'ahantu urukundo rwanyu ruri kwerekeza naho ruri kugana, ariko nyuma ugasanga mu by'ukuri umuntu ntabwo akugira nk'ikintu kibanze cyangwa se abaye nk'utakwitayeho. Hari igihe bene abo bantu, hari igihe niba mugirana imipango cyangwa se hari ibintu mujya mupanga n'icyarimwe mwembi, ukabona hari ibintu akunda kubihagarika, akunda niba mufitanye ibintu mwari mufitanye gahunda akunda kuzica, ukabona arazisha nta n'ubwo abonetse. Yewe rimwe na rimwe bigasa nkaho mwembi ntabwo mugenda muhuza igihe n'igihe cyanyu gisa nkaho kigenda gitakara, biba bisa nkaho mwembi hari ntabwo muri guhuza neza. Ubundi mu rukundo rwanyarwo hagati y'abantu babiri, usanga impande zombi zose buri umwe agira undi wibanze, buri umwe agira undi wibanze.
ndetse ku buryo impande zombi zituma buri muntu wese yumva ko akunzwe kandi ahawe agaciro undi ku wundi. Buri muntu wese akaba yumva ko undi amuhaye agaciro n'undi amuhaye agaciro kandi bose barakundanye, bose bakaba babyumva ku mpande zombi. Urwo ni rwo rukundo rwa nyarwo kandi ku bantu babiri. Ariko mu gihe wowe uri kumva usa nkaho wasubijwe inyuma cyangwa se watereranywe, icyo ni ikimenyetso rwose. Uwo ni wa muntu uba utarakugenewe, yari wa muntu ukugira option nk'iya kabiri akaba gushyira ku ruhande. Ibyo bintu bigomba gutuma nawe utangira gukanguka. Ndabizi uko kuri kuragoye kugira ngo ubwawe ukwakire, ariko birashobora kuba nawe ubwawe wibwira ko bakunda abo bantu mukunda cyangwa se umusore umukobwa mukunda, birashoboka ukabushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo ibyo bintu bikunde. Ariko ndagira ngo utekereze ikintu kintu, niba atari kuguha agaciro kano kanya, ni iki gituma utekereza ko ejo bundi noneho mu hazaza azaguha agaciro nyamara atari kukaguha kano kanya? Hazahinduka iki? Ni ingenzi kugira ngo ubashe gusobanukirwa ko ukeneye kuba uri kumwe n'umuntu ugomba gutuma wumva yuko ufite umumaro kandi uri umuntu w'ingenzi kandi uhawe agaciro kandi ukunzwe. Uwo muntu ni ukwiye kubana nawe, umuntu utuma wiyumva gutyo ko uri umuntu w'ingenzi kandi uhawe agaciro kandi ukunzwe. Ukeneye kuba uri kumwe n'umuntu n'ubundi uha agaciro igihe cyawe kandi n'ibyiyumviro byawe n'amarangamutima yawe. Niba utangiye kwiyumva nkaho usa nkaho utari umuntu w'ingenzi muri ubwo buzima bw'uwo muntu muri gukundana, nicyo gihe kugira ngo ufate intambwe isubira inyuma, ntongere gusa nkaho werekerana n'uwo muntu kabone n'ubwo wumvaga wowe wamukundaga. Ahubwo tangira wongere usuzume imibanire yawe n'uwo muntu, biri kugenda gute, bimeze bite. Usasanga hari abantu gato usanga rwose yihoma bakamwereka ibimenyetso ukabona ntabwo ari kubibona, akazamera nk'utunguwe, akaba arahavuga ngo ndakunzwe. Ejo bundi wajya kureba ku mbuga nkoranyambaga ukabona bari kukubwira cyangwa se abantu birwa bakubwira ngo ngaguca inyuma, kubera ko wajya kwereka ibyo bimenyetso nk'umuntu uri blind kubera urukundo ntubibone, kandi mu by'ukuri aba yarabikweretse. Aha ndagira ngo manze mbigusobanurire mu buzima bwawe. Hari igihe kizabaho koko wenda n'umukunzi wawe akagira bimwe mu bindi bintu ashoboye kuba yaha agaciro mu buzima bwe. Wenda urugero akaba afite nka projet nini mu kazi ke ari kwitaho cyane, akaba ari kuyiha umwanya, ibyo birashoboka. Cyangwa se wenda akaba ari kwita ku bibazo by'umuryango byihutirwa cyane. Ibyo ntacyo byabitwaye aramutse ari kwita ku by'akazi cyangwa se ku bintu by'ibibazo atari ibintu bihoraho. Ariko uramutse ubonye ibyo bintu biramutse bihoraho ukabona bisa nkaho biri kugenda bifata umwanya munini, biri kugenda bihoraho, bigenda byisubira, aba ari cyo gihe kugira ngo mubashe kuba noneho mwafata igihe wowe n'uwo mukunzi wawe mukagirana ibiganiro biri seriye, muganira ku mibanire yanyu ndetse n'aho muri kuganisha n'icyerekezo cyanyu. Ibyo mukabiganiraho mukabasha kureba ikibazo kirimo, kuko ibintu byinshi bikimukira mu biganiro, bitakemukiramo mukaba mwana bihagarika. Uzajya wibuka ko ukwiriye urukundo kandi no kubahwa, kandi uko bikwiriye nawe niko ugomba kubitanga. Ntawe ntuzigere ugumana n'umuntu udatuma nawe wumva ko uhawe agaciro mu buzima bwabo. Biragoye rimwe na rimwe kuba watera intambwe ukava mu buzima bw'abo bantu, ariko nanone hanyuma na nyuma uzishima ko wabikoze, ko wavuye mu buzima bwabo. Ikimenyetso cya gatatu ni ukumva udatekanye cyangwa se udafite umutekano, ukumva usa nkaho utangiye no kujya uhangayikamo, uri anxious cyangwa se uri insecure. Ibyo nabyo biri muri bimwe mu bindi bintu bizakubera ikimenyetso yuko uwo muntu muri kumwe nanone ntabwo ko kari wa wundi wawe. Kuba uri kumwe n'umuntu udakwiriye, utangira kwiyumva ko nawe ubwawe usa nkaho wibuze, urumva watakaje agaciro kawe, ndetse urumva usa nkaho nta n'umutekano wifitemo nawe ubwawe muri wowe. Uzatangira kugira umubabaro n'agahinda gakabije gashoboka kuba kavamo ka gahinda gatera abantu depression, muzi kuri iryo zina. Ibi rero bishobora kuba byagira ingaruka ikomeye cyane ku buzima bwawe bwo mu mutwe, your mental health. Umuntu n'umwe rero ukwiye kuba yabaho gutya, kuko urukundo rw'Imana rwirukana bwa bwoba bundi, kuko umwuka Imana itanga ari umwuka w'urukundo, ntabwo itanga umwuka w'umuvurungano. Yohana wa mbere ibice 4 waho wa 18 haragira ati mu rukundo ni harimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganijwe rwose urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganijwe rwose. Rero iyo urukundo urimo uyu munsi rukomeza kukuzanira ubwoba no kumva udatekanye no kumva ubuze amahoro, ibyo bintu byose bigenda bigaragaza ko Imana itari muri urwo rukundo. Yesu Kristo yadusezeranije neza muri Yohana wa mbere ibice byaho 14 umurongo waho 27, uko atubwira neza ati mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simba nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye.
uwo ni Yesu ubwo yadusezeranyaga dusigira amahoro ahambaye. Muri Yohana ibice bya 12 umurongo wa 27 Yohana. Ibi mbabwiye ntabwo bisobanuye ko wenda urukundo rutajya ruhura n'ibibazo. Oya, ntabwo aricyo ushaka kubabwira. Urukundo rwo ruhura n'ibyo bibazo. Hari urukundo ruba rushoboye kuba rwahura n'ibibazo, ariko hari n'ibibazo ubwabyo biba biri mu rukundo. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Byakaba ari byo bitangira kuba nanone inkomoko n'isoko ya kwa kubura amahoro no guhangayika n'uburakari ndetse n'agahinda urwara. Niba ukomeje kuba uri mu rukundo rumeze nk'aho uri kugendera hejuru y'amagi, ufite ubwoba, uhangayitse yuko umukunzi wawe yakitwara uko yaba umeze, usa nk'aho ukutse umutima wawe, ibyo ni bimwe bizakubwira ko muri make ubuzima cyangwa se urukundo urimo, ubuzima bw'urukundo urimo kano kanya buri kuvuguruza rwa rukundo Imana itanga na rwa rukundo ruba mu bantu bayo. Intambwe ya mbere ni ukubasha kwizera umukunzi wawe cyangwa se umwunganizi wawe, umufasha wawe. Ubonye ibyo bikirimo, wakongera ugasuzuma imibandire yanyu, kubera ko urukundo rwanya rwo rushingiye kuba mwembi mutangana umutekano ndetse mwembi muhanye n'amahoro muri mwebwe. Iyo nta mahoro arimo n'ibibazo. Kandi ikindi gikurikiraho, banza usuzume neza niba nawe ubasha kwiyitaho mu bijyanye no mu mimerere yawe, ibijyanye n'ibintu bikunezeza ndetse no mu rukundo rwawe, ukareba ko hari ikintu uri kwitamo cyangwa se uri gutanga. Shakisha ibindi bikorwa ukunda cyangwa se ibintu bikunezeza, nabyo bikongerera imbaraga. Kandi ikindi, menya ko mu gihe usanze gutyo ushakisha indi ntego mu buzima bwawe, kuko ufite kuba uri mu rukundo ariko nanone urukundo rudatuma nawe utakaza ibikuranga. Igihe ubonye uwo nguwo bikomeje kumera gutyo, wamusiga ahubwo ugashaka undi muntu uzatuma ushaka gutera imbere no gukura, kandi umuntu ukomeza no kukwegereza Imana. Kandi ikindi, ugomba kuba nanone mu rukundo y'aba bantu babasha kukwitaho bakita no ku byiyumviro byawe, amarangamutima yawe. Kuko buri muntu wese akwiriye kuba ari mu rukundo, urukundo rubasha kuba rugaragaramo kubaha ndetse n'umutekano wanyu mwembi, ndetse n'umuntu ugutega amatwi. Ndetse ubuzima bwacu ni bugufi ku buryo tudakwiriye kuba twaba turi mu rukundo rusa nkaho rudatuma tuguwe neza. Ubonye ibintu bitameze neza, bivuga ubivemo. Buriya biba ari byiza kuruta waba wenyine kuruta uko waba uri mu rukundo runaka rutuma ubwawe wumva udatuje, wumva udafite umutekano, wumva utameze neza, kuruta uko waba uri mu rukundo rugutera agahinda no kubura umutekano n'ubwoba no kumva uhangayitse, rukuzamurira isukari nk'ibyo uko babivuga. Ukwiriye kubaho ubuzima bwawe ufite amahoro n'umunezero. Ibyo rero bitangira kuba nanone ugomba gushaka umufasha, ugomba kukubaha kandi akakubaha, akaguha n'amahoro uko umeze bidasabye ibindi byo guhinduka. Nawe rero ufate intambwe, utangire wihagarare kugira ngo uzabone umukunzi ukwiriye, ugomba kukugeza ku ntego y'ubuzima bwawe. Ikindi kimenyetso cya kane, mbere na mbere, ikindi kimenyetso cya kane uko nayo mbikubwiye, ni uko hakunda umuntu yirengagiza amakosa y'uwo mukunzi wawe, ndetse rimwe na rimwe kubera ko uri kumva ko rimwe na rimwe ukayirengagiza, hari ukuntu yirengagiza amakosa y'umukunzi we cyane menshi, ugashaka gusa nkaho utari kuyabona, ariko mu by'ukuri ari amakosa yo kukuburirwa, yo kukuburira. Hari igihe aba bakunzi tuba turi kumwe nabo rimwe na rimwe badukorera amakosa, bagakora ibihambaye, bakanatubabaza, yewe rimwe na rimwe twebwe tugasa nkaho tubyirengagiza, ugasanga uri kugenda uvuga ati ariko ntabwo ari ibirenze, biriya ni nk'ibintu bisanzwe, nta bintu birenze, ariko ni uburyo bwawe uri kwiha impamvu zo kwirengagiza bimwe mu bikosa yagukoreye bihambaye, ariko uri gusa nkaho byirengagiza cyangwa se usa nkaho ubona ko nta cyabaye. Mbese ugakomeza wirengagiza bene ibyo bikosa byawe, ibyo bikosa by'uwo mukunzi wawe. Ibyo ni bimwe nanone kimwe mu kindi kimenyetso kikubwira ngo nawe ufite kuba uri kubana n'uwo muntu, cyane cyane afite imyitwarire nk'iyo ngiyo itari myiza iri gukomeza ihoraho. Kuko akenshi iyo dukomeje kuba twabereka gutya, dutuma na babafasha bacu cyangwa se bantu twari turi gukundana nabo batangira kudusuzugura no kugenda badukandagira uko biboneye, kubera ko dukunda gutorera ayo makosa yabo uko biboneye. Rimwe na rimwe hari ukuntu rimwe na rimwe tuba turi abantu b'abanyamahoro, dushaka amahoro, ukabona tugiye twirengagiza ibyo bintu, ariko nyamara tutazi ko aribwo biri kugenda byangiza byinshi mu buzima bwacu, kuko twumva ko turi abanyamahoro, kuko rimwe na rimwe twumva ko twahita tubarekura. Ibyo bigatuma ndetse rimwe na rimwe tuburirwa kubareka ariko ntitubimenye. Ibyo bizatuma rero twisanga natwe ubwacu tutangiye kugira ibitambo bya kwizera kwacu. Niba twizeraga Imana, ugasanga rimwe na rimwe dufashe ka gaciro kacu, dufashe bya byiringiro byacu, dufashe buri kimwe cyose cyari cy'agaciro mu buzima bwacu n'ibyishimo byacu, tubigize igitambo kugira ngo tunezeze ba bakunzi bacu bari no mu makosa. Bigatuma twebwe twishyira hasi kugira ngo dushaka kubanezeza, kandi ari nabo bari mu makosa. Rimwe na rimwe tugakomeza twihumuriza, twiha impamvu yo kuvuga ariko ntari umukunzi wacu arabikwiriye kuba ibi byose nabimukorera. Ibi rero nibyo tukwiye kuba mbere na mbere twabasha kumenya mu gihe turi kubikora, kubera ko nibyo byangiza ubuzima bw'abantu benshi.
hari igihe rimwe na rimwe twisanga mu marangamutima n'ibyiyumviro nk'ibyo ngibyo bituma byatugira nk'aho tutari kubasha kureba. Hari igihe ibyiyumviro nk'ibi ngibi bikugira impumyi ntubashe kubona ibiri imbere n'ibyo bikosa by'uwo muntu. Icyo nicyo gihe kugira ngo rero utangire wicare, utangire utekereze niba amakosa koko uwo mukunzi wawe yabakora ari amakosa yemewe cyangwa se ari amakosa ufite kuba utagomba gukomeza nk'aho usa nk'aho uyarekera gutyo, ahubwo utangire nawe ubwawe wihagarareho, wiha agaciro kugira ngo ukomeze ubuzima bwawe mu buryo bwiza bukwiriye. Icyambere ikindi ni ugutesha agaciro. Ibi ni bimwe mu bindi bintu nanone bya mbere bindi no gusuzugurana bitangira gutangira hagati yanyu. Ikindi cya gatanu ikintu ugomba kwitondera, nk'uko igitabo cy'imigani cyari bitubwira ibice byawo n'umurongo wa 23 haravuga ngo ati rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ukureho umunwa uvuga iby'ubugome kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe, kuko ari iby'ubugingo bw'abibone bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Muri uku kugutesha agaciro ni igihe muri make ubonye ko atangiye kujya mu bagore benshi cyangwa se arenze imipaka, ashatse cyangwa se ari kuguca inyuma. Ibi na bimwe mu bindi bintu ugomba kwitondera, ko nk'iyo turebye mu gitabo cy'abami ba mbere ibice bya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 ubonaho Salomo igihe yashakaga abagore 700 n'abandi 300 bari aho ngaho. Ibi byose byagiye bisa nkaho byagiye bituma avanaho iby'Imana yari yarageneye umuntu kugira ngo ashake ubugoro bwawe bwakishakira benshi. Byaje kumuvana ndetse no ku Mana, bitumye abagore b'ukuntu baje guhindura umutima we. Ibyo bigenda bigaragaza uburyo ki nawe rero kugabanya agaciro kawe kugira ngo wemeze abandi bantu ari bimwe mu bindi bintu nanone bigaragaza ko ndetse uwo muntu muri kumwe ntabwo akwiriye. Ushaka kugabanya agaciro kawe, iko ni nako bigenda rero iyo umuntu wizeraga abashe kuba yasuzugura ibintu byo kwizera kugira ngo abashe kuba yaba mu rukundo akagira standard abasha kugabanya. Kwa kundi ubwo ati warukijijwe, reka ibyo gukizwa mbe mbishyize ku ruhande mbe mu rukundo, ukagabanya agaciro kawe kugira ngo ukundwe. Nicyo gihe kugira ngo nawe utangire wibaze, ese ndi kumwe n'uyu muntu kubera ko Imana ibyifuza ko ndi kumwe n'uyu muntu kuko nkurikije ibiri kujya mbere hagati yanjye nawe n'umugambi dufite, cyangwa ndi kumwe n'uyu muntu kubera ko mfite ubwoba bwo kuba naba ndi yenyine, cyane kumwe n'uyu muntu kubera ko hari amajwi yagiye anyongora mu mutima wanjye akambwira ngo uyu muntu ntabwo ari we, ariko ngiye nkakomeza nkasuzugura Imana, nkakomeza nkigira muri uru rukundo, kuko abantu benshi niko babigenza. Cyangwa nirengagije amayerekwa Imana yagiye inyereka mu buzima bwanjye, inyereka ubuzima bwanjye bwose nkabisuzugura. Hari igihe rimwe na rimwe rero bisuzumye neza ushobora gusanga ari ukuntu witesha agaciro, ukabona n'uwo muntu ntabwo ari kuguha agaciro ko wowe witesha agaciro kugira ngo ubashe kuba wakundana nawe cyangwa se uhure nawe wemezanye n'abantu benshi bakunda kubikora, yaba abakobwa yaba abasore. Ukabona hari umwe muri buri kugabanya agaciro ke kugira ngo ndetse yemerwe cyangwa akundwe kugira ngo ahunge kuba yaba ari single cyangwa se ahunge ibyo bintu bya societe nyinshi uvuga ngo ntiyashatse ntiyagize gute ibintu nk'ibyo nyine. Ikibindi kimenyetso cya gatandatu ni ukwirengagiza ama red flags cyangwa se amadarapo atukura muri urwo rukundo. Amadarapo atukura rero ni ayahe? Niyo nshaka kugira ngo usobanukirwe. Red flags, twese burya mu buzima bwacu twifuza umuntu ugomba kudukunda kandi akadukundira uko turi. Twese duhora twifuza umuntu uzaduha agaciro mu buzima bwacu, akatwumva kandi akatwakira uko turi. Ariko mbere na mbere hari igihe duhabwa za gasopo cyangwa se tugahabwa bimwe mu bintu bigomba guhita bidukomera kugira ngo tudakomezanya n'uwo muntu, ariko twebwe tugahitamo kubyirengagiza tukagumana n'uwo muntu kandi tubizi neza ko twaburirwaga kuba twareka uwo muntu hakiri kare. Hari igihe ibyo bintu rero byirengagiza hakiri kare ariko bikazaza nyuma, kandi mbere na mbere wari warabyeretswe ahubwo kabisuzugura. Hari igihe rero ibyo bintu umuntu aba yarabyirengagije. Rero ayo ma red flags nakubwira ngo amadarapo atukura mu rukundo yaba ari ayahe? Hahandi umuntu ari wa muntu wikubira, wa muntu udakunda communication, kuvugana nawe ugasanga ni wa muntu udasaka kujya avugana nawe cyane, ukabona afite aburi icyo bita lack of communication. Ntabwo ari umuntu ukunda kuvugana cyangwa se gukominikana nawe, kandi fondation ya mbere mu rukundo ni communication, kugandira mwembi mugahuza. Cyangwa se akaba ari wa muntu ubona uhindagurika mu mico mu buryo bwihuse. Ayo ni ama red flags ugomba kwitaho cyane. Rero bimwe muri ibi bikorwa byose bikunda kuza muri bya bikorwa bigamije kuba umuntu yagukontorora mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
cyane cyane wenda umuntu agakomeza kukwensista ashaka kugira ngo abashe kumenya aho uri, akaba yiteze ko nawe ugomba kujya umuhereza raporo ya buri kanya. Rero iyo uramutse ubonye zimwe muri izi red flags nari nkubwiye ari zimwe muri izi ngizi, cyangwa se ari n'umuntu cyangwa se akaba ari umuntu usuzugura Imana muri ibyo bintu byose, biba bisaba kugira ngo ubanze ufate iya mbere, wabanze witonde ujye muri ibi bintu kandi ubizi neza, kuko ibi bintu biba bisaba kugira ngo ube maso, hanyuma hato na nyuma utazababara kandi ukaba wakomereka ku mutima wawe kandi by'igihe kirekire. Kuko rimwe na rimwe wirengagije red flags zituma ushobora kuba wakundana n'umuntu utari we, wrong person. Rero ibi bizana ingaruka kandi bikangiza, kandi iyo bikwangije bigusigira ibikomere ndetse n'inkovu. Izi nkovu rero zishoboye kuba zagumana nawe na nyuma y'uko umaze gutandukana n'uyu muntu, ndetse no mu gihe utakiri muri uwo mubano undi muzakomezanya wa undi wa nyawe ukaba wamushira ibi bikomere. Ibi rero niyo mpamvu ugomba mbere na mbere gutangira kwita kuri ibyo bikomere, no kuri biriya red flags, ibyo bintu bikubura hakiri kare, bya bintu ubona umuntu udakunze mbere na mbere ukabona ibintu atangiye gukora mbere ari ibintu atangira kugukora nka biriya bya mbere, uba ugomba mbere na mbere gutangira kubyitaho kugira ngo wirinde ibikomere by'umutima bishoboye kuba biri imbere azagutera uwo muntu, kugira ngo utazabigumana kandi bikazagira ingaruka no ku bandi bantu. Ntuzigere ugira ubwoba bwo kuba wava mu rukundo ngo ugende mu gihe ubonye ko hari ikintu kitameze neza hagati yawe n'uwo muntu. Ntuzigere ugira ubwoba bwo guhita ugenda ngo uve muri urwo rukundo, uzahita ufata umwanzuro wigendere niba ubona ko hari ikintu kitameze neza, kugira ngo uzabashe kuba watangira gukontorora umunezero n'ibyishimo byawe ku giti cyawe. Nigera rimwe na rimwe mu hantu ubona ibintu bitameze neza utajya ugira ubwoba bwo gusezera ngo uvuge ngo goodbye, ugira ubwoba bwo kuvuga ngo reka tubirekeraho. Iyo rero utari umuntu ugira ubwo bwoba, uhora uzi gukontorora umunezero n'ibyishimo byawe mu buzima bwawe, nta n'ikibazo uzagira. Ikimenyetso cya karindwi, ikindi kimenyetso cya karindwi kizakubwira ko uri kumwe n'umuntu utari uwa nyawe, bizatuma nawe wiyumva nk'aho ari we muntu wenyine usa nk'aho uri gushyira imbaraga muri urwo rukundo rwanyu. Ni ibintu rusange, uzaba umeze nk'aho ari we wa muntu usa nk'aho uri gushyira imbaraga nyinshi muri urwo rukundo rwanyu kugira ngo hari use nk'aho rubashe kuba rwakora, ukabona niwe uri kuvunika wenyine tu, umeze nk'umuntu amakipe abiri asa nk'aho ari gukina, ariko ukabona niwe usa nk'aho wagira ngo uri gukina wenyine mu kibuga indi kipe ntishaka gukina. Urafata umutima na roho yawe yose ukayishyira mu mukunzi wawe, mu mufasha wawe, ariko ukabona we ntabwo ibyo abiguha, ukizera ko byibuze n'ibyo uri gukora uzabishimirwa, uzabihererwa agaciro, ariko wapi, ukabona nta nyungu, ntushimirwa, nta gaciro uri kubihererwa. Ibyo ni bya bindi bita ngo ni one sided relationship, ukabona ni uruhande rumwe ruri gukora gusa ari rwo rwawe. Ibyo bintu rero byangiza umuntu mu buryo bw'amarangamutima no mu buryo bw'umubiri inyuma, kuko birakwangiza cyane cyane iyo umwe mu bantu mu rukundo ari uri gusa nk'ari gukora, hanyuma ntanashimirwa, ahubwo icyo abona akaba ari ugutukwa no kubwirwa nabi cyane no gufatwa nabi. Ibyo bintu rero nta kindi kintu biganisha uretse umubabaro n'agahinda, cyane kubera ko ibintu birababaza kandi bikangiza cyane iyo nta kintu nawe uri gukuramo kandi nawe ushyiramo imbaraga nyinshi, ushobora utunguka urukundo. Kabone n'ubwo waba ushyiramo imbaraga n'ubwo byaba bikomeye uko bingana kose, ariko ukeneye umuntu ukwiranye n'umuntu ugomba kuba nanone muhuje imbaraga nk'izo nawe uri gushyiramo aho ngaho, uko byaba bimeze kose nuko waba ukunda uwo muntu. Urukundo ruryoha kandi ruba rwiza iyo ndetse impande zombi ziba ziri gushyiramo imbaraga mu rukundo rwose, nta wundi uri kuryamira undi. Niba ubona ari wowe uri gusa nkaho uri gushobora gusa, vanamo akawe karenge hakiri kare mbere y'uko babara, kubera ko mwese mugomba gushyigikirana icyarimwe. Ntabwo rero umuntu umwe agomba kuba ari ugomba gukora ibi bintu ngo narangiza ndetse ari nawe ubusa nkaho asuzugurwa, cyane kuko aho ngaho buri kuryamirwa, ubafashwe for granted. Urukundo rugomba kuba urukundo runganya ku mpande zombi, ku buryo mwembi mwese muzakuramo inyungu zingana. Rero kugira ngo uzabashe kumenya ko urukundo rwanyu rungana mu bijyanye n'ibishoro munganamo mwese, bisaba kugira ngo ugire icyo bita self reflection, witekerezeho ubwawe, kandi ikindi muragirane n'ibiganiro n'umukunzi wawe kugira ngo mubashe kuba mwamenya aho biri kwerekeza n'aho biri kugana, kandi mukagirana n'ibiganiro by'ubunyangamugayo bibasha kuvuga ngo ese muri mwebwe buri muntu wese akeneye iki, ese mugomba gukora iki kugira ngo mwese mubashe kunyurana nyine mwembi, buryo buri muntu wese abasha kumvwa kandi buri muntu wese abasha no gutanga ibisobanuro. Kuko iyo urukundo mwembi utagira utanga ngo nawe uhabwe n'undi atange ngo mwese muhawe, buri muntu mwese mutangane, hagira icyo umuntu muri mwebwe wese agira icyo atanga, birangira mwese impande zombi mwese mubabaye kandi bibangije mwembi iyo mwese muri urwo rukundo.
aricyo bita reciprocity, mwese kuba mwese icyo utanze nawe ugihabwa, ku rukundo rwa nyarwo. Biba biri essential, ni ingenzi kugira ngo mwese mube mufite healthy connection, mwe musa nkaho mwese mufite urukundo rwa nyarwo hagati yanyu. Icyo kintu cya reciprocity, cyangwa se kuba mwese utanga n'undi akaguhereza ibyo utanze nawe ukabibona. Rero kuba munganya, kuba mwese mutanga ibyo bintu bingana, nibyo bintu rwo rufunguzo rwo gutuma urukundo rwanyu rubasha kugira imbaraga. Ikindi kimenyetso aricyo cya nyuma ni cya munani, ni ikikubwira ngo nigiye mu rugendo rwawe rw'umwuka uzabona watangiye kugwingira, ubaye mu gwingire rwose, wabaye stagnated, uri kugwingira, ntabwo uri kurenga aho hantu. Birasa nkaho nanone rwa rugendo rwawe rwo mu buryo bw'umwuka rwose uri gusubira inyuma. Igihe uri kumwe n'uwo muntu muri gukundana, bizakubera ikimenyetso ko uwo muntu ugomba guhita umujabuka ukamureka. Cyane utangiye kubona umubano wawe n'Imana utangiye kuhatesekarira, cyangwa se utangiye kuhagirira ibibazo, ukabona ntabwo ukiri kugira umubano mwiza n'Imana, kandi uri kumwe n'uwo muntu, tangira umenye yuko uwo muntu muri kumwe ntabwo akwiriye rwose. Ndetse Imana ibishaka kugira ngo uri kumwe n'umuntu ukwegereza Kristo, ntabwo ibishaka kugira ngo ubane n'umuntu uguhungisha, uwiguhungisha, kuko ugutandukanya n'Imana aba ari uwoherejwe n'umubi. Abakorino ba kabiri ibice bya 6:14 kugera kuri 16 aravuga ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite, cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali, cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Iri ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo don't be unequally yoked with unbelievers. Ntimukihuze n'abatizera. Ubuzima bwawe bwo gusenga bwaba bwarasubiye nyuma yuko utangiye gukundana n'uwo muntu. Watangiye gusa nkaho ugenda ubikerensa mu bijyanye no kujya guterana mu mwiteraniro ryo gusenga, cyangwa kwinjira mu byo gusenga. Watangiye gucika intege nyuma yuko utangiye gukundana n'uwo muntu. Utangiye kugenda usa nkaho utangira gusuzugura zimwe mu nyigisho zo muri Bibiliya, uvuga ati ariko ubundi biriya bintu batubwiraga nibyo. Nyuma yuko utangiye gukundana n'uwo muntu, utangiye kuvuga ati arega buriya mini nta nicyo zitwaye, kuko ubundi abantu bazanye inzoga ni ibiki, ubundi nakoze ubukwe biri ubundi byazanywe n'ibiki. Utangiye gusa nkaho ugenda ukompromisinga zimwe mu nyigisho za Bibiliya. Ese yaba ibiganiro byo kuganira iby'umwuka hagati n'umukunzi wawe mwumva mudatuje, ukabona bisa nkaho ntabwo ari sawa hagati yanyu? Iyo turebye umubanire hagati ya Akwila ndetse na Priscilla mu byakozwe n'intumwa, bitangira bigaragaza uburyo ki Imana itanga imibandire myiza ndetse mu buryo bw'umwuka. Bajyaga babwiriza hamwe, bakigishirizwa hamwe, bakanigishiriza hamwe. Kandi ikindi babaje no gushyigikira kubwiriza cyangwa se ubuvugabutumwa bwa Pawulo. Ndetse ibi byaje gufata za mpano zabo bari bifitemo zitangira kwaguka zirakora kurushaho uruta uko bari buziryamire. Dore mwabibonye byari ibyo uyu munsi, byari ibi ngibi. Nizere ko ibi byose biza kugufasha. Nawe wajya muri commentaire ukavuga ati shimirwa Yesu kubwo kwibahisha no gukomeza kunyereka ibyo nkwiriye n'inzira nziza nkwiye kuba nacamo. Habwa icyubahiro mu izina ry'Umwami wacu Yesu.